noneho abinjiriye hano batangiye gutema no kujya bakubita abantu nta mpongano. Twebwe hari imbere kuri aritari haza umugabo arahagarara ati stop, musigeho muri kwikora mu nda, umuhutu kazi nazamukemo. Ubwo bamaze gushiramo rero nibwo batangiye kuza kutwica. Umwana wanjye uw'imfura muramukazi wanjye yaramuhetse, bamutikuye igicumu hano, byo nararebaga, ahita arerembura mu mugongo arurutsa ashyira hasi. Umutoya nawe bamukereye ijosi hano, bamukereye ari mu mugongo wanjye. Nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi iteguwe ndetse igacengezwa mu bayikoze, bikozwe kandi na guverinoma mbi yayoboraga igihugu cy'u Rwanda, yayoborwaga na Habyarimana ndetse afatanyije n'abandi bayobozi bose batandukanye bimakazaga ingengabitekerezo ya jenoside mu baturage, bagamije kandi kuzatsemba abatutsi bose. Muri Mutarama mu 1992 itangwa ry'imbunda ndetse na grenade mu nterahamwe byarakozwe. Perezida Habyarimana yategetse ko hatoranywa abasore b'intarumikwa kwabo muri MRND bagahabwa imbunda ndetse na grenade, byose kandi byategurwaga gukoreshwa mu itsemba bwoko ry'abatutsi ryaburaga igihe gito ngo ribe mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Mutarama kandi mu 1992 muri icyo gihe akaba haratanzwe intwaro zirenga 300 zose, harimo imbunda, grenade, amahiri, byose byari gukoreshwa n'izi nterahamwe mu kugira ngo zitsembe abatutsi. Muri Mutarama kandi mu 1993 Colonel Theoneste Bagosora wari umuyobozi w'ingabo muri icyo gihe, akaba ubwe yaritangaje ku mugaragaro yuko agiye gutegura imperuka y'abatutsi ngo ndetse kandi yuko agiye kubamaraho. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa Mutarama mwaka w'1993 nibwo muri Arusha muri Tanzania yari amaze gusinya igice cy'amasezerano ya Arusha kirebana no kugabana ubutegetsi hagati y'ubwoko bwose bwari mu Rwanda. Ndetse kandi muri iyo nama yari yabereye muri Tanzania muri Arusha, Colonel Theoneste Bagosora nawe akaba yarari muri iyo nama. Gusa iyi nama irangiye, Colonel Theoneste Bagosora atemera imyanzuro yose yari yafatiwe muri iyi nama, ndetse kandi akaba yarasohotse muri iyi nama arakaye cyane. Mu magambo kandi yatangaje yuje ubugome ndetse n'urwango rwinshi yatangaje kiva muri iyo nama, akaba yaragize ati ndatashye ngiye gutegura imperuka y'abatutsi. Gusa akaba atarabivuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ahubwo akaba yarakoresheje ijambo ryo mu rurimi rw'Igifaransa ryitwa apocalypse. Jenoside kandi yakomeje gutegurwa kuva muri iyo myaka yose kugeza ku itariki 6 Mata 1994 bw'indege ya Habyarimana mu ijoro ryo kuri uwo munsi yahanurwaga. Kuva kuri iyo tariki kandi igihugu cyahise gicura umuborogo. Abajepe barindaga Habyarimana bafatanyije n'interahamwe batangiye kwica abatutsi. Jenoside itangira ubwo umututsi wese aho yarari yahigwaga bukware, aho muri parafata hatindagamo iminsi, naho ku rusenge interahamwe zikamumanura atumva atabona, kugeza abavandimwe babo harimo barumuna babo, bashiki babo, bose bishaga mu rwina ngo barebe yuko bageza ku munsi ukurikira. Ari nako kandi abandi batutsi batandukanye bari mu bice byinshi by'u Rwanda bicwaga umusubirizo bazira ubwoko bwabo ndetse kandi batahisemo mu gihe bavukaga. Abatutsi benshi batangiye kwishwa, abandi batangira guhungira mu bice byinshi bitandukanye bari bizeyemo yuko bazabona umutekano, nko mu nsengero, mu mashuri ndetse no mu mavuriro. Ariko hose bagendaga bashaka ubuhungiro byagendaga bibi by'ubusa, interahamwe zikabasangamo zikabica urw'agashinyaguro. Itariki 11 ndetse na 12 mu murenge wa Nyamirambo mu kigo cy'ishuri cya Saint Andre no muri kiliziya yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga hica abatutsi benshi bari bahahungiye baturuka muri za Butamwa, Inyamirambo, Kivugiza, Mumena, muri Nyakabanda ndetse na Rwezamenyo, tubagiye kandi n'abari bahahungiye bavuye muri Kabusunzu. Abandi batutsi kandi nabo batagira ingano bakaba bari bahungiye mu kigo cy'abafurere cya Saint Joseph kiri i Nyamirambo, ho kandi hakaba hari n'abihaye Imana babafashe neza mu gihe cyose bari bahahungiye. Gusa mu gihe interahamwe zahageraga zikaba zahisha abatutsi bose bari bari mu kiliziya ya Karoli Rwanga, muri Saint Andre ndetse na Saint Joseph. Bitewe nuko kandi n'abihaye Imana bose bari bari aho ngaho bari banzuye ko abatutsi bicwa muri iki kigo cya Saint Joseph cy'Inyamirambo, nabo kandi bikaba byarabaviriyemo guhitanwa n'izo nterahamwe ngo ndetse kandi hakaba harishwe abatutsi benshi cyane barenga 2,000 bitewe nuko imirambo yari igerekeranyije aho ngaho bose batemwe kandi bishwe urw'agashinyaguro. Mu gitondo kandi cyo kuwa 7 Mata 1994 mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nkuzuzu hari abatutsi benshi bari bahatuye mbere ya jenoside. Muri iki gitondo kandi cyo kuwa 7 Mata 1994 interahamwe zikaba zarabyutse zivuza amafirimbi yo gutangira kubica. Izo nterahamwe zarabyutse ziyegeranya ku gasozi ka Nkuzuzu batangira kuvuza amafirimbi. Benshi muri bo bafata amacumu n'imiheto, abenshi muri bo kandi bafata inosho z'amabuye zari ziremereye, arizo ntwaro bakoresheje mu kwica abatutsi kuri iyo tariki. Muri izo nterahamwe kandi zabicaga zari zirimo bitwaga Nyundo, Viyani, bitwaga Rubanguza, Karangwa, Gashumba, uwitwaga Rwiyamirira Michel ndetse na Habarurema.
ndetse kandi n'interahamwe yitwaga Emile na Ruhamanya ndetse na Rwabuhihi. Guhera muri iki gitondo kandi cyo kuwa 7 Mata izi nterahamwe zikaba zarahamagaye abasirikare ba Habyarimana zikafasha kwica abatutsi bose bari muri uwo murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nkuzuzu. Gusa kandi muri ubwo bwicanyi bwabaye kuri hoteli cyabasha kuharokoka kuri uwo munsi bakaba barahungiye kuri paruwasi ya Gishaka. Bagezeyo bahasanga umupadiri w'umuzungu witwaga Michel, maze nabo basangisha abandi bari bahungiye muri kiliziya bari baturutse Rutunga, Rubungo ndetse kandi n'abari bavuye muri Nduba na Jurwe muri Ndera. Hashize iminsi ijya kuri 2 yonyine gusa padiri marabashaka ibyo kurya bibatunga ndetse kandi n'abasengera. Gusagara mu ijoro ryo kwa 13 Mata 1994 interahamwe zikaba zarabateza izima polisi ba komine Gikomero. Muri izo nterahamwe kandi akaba harimo Nyarwaya Michel wari brigadier wa komine Gikomero, hakaba ndetse harimo Rubanguka Matiyasi wari umucungamutungo wa komine Gikomero, ndetse kandi witwaga Rusatsi wari umuganga mu kigo nderabuzima cya Gishaka. n'interahamwe yari ikomeye cyane yitwaga Sevara. Aba bose kandi tuvuze b'interahamwe bateye kuri urwo rusengero bakaba barafatanyije na Burugumesitiri Twaganira Teresa Fora wa komine Gikomero n'abapolisi ba komine. Izo nterahamwe kandi zikaba zahishe abatutsi bari bahungiye muri iyo kiliziya kandi zikabica urwo gashinyaguro. Itariki 12 ndetse na 13 Mata 1994 kandi uyu nawo ukaba wari umunsi wari uje imiborogo ku batutsi bose bari bahungiye muri paruwasi gatolika ya Musha muri Kigali. Kuri iyi tariki kandi muri paruwasi ya Kiliziya gatolika ya Musha hakaba harishwe abatutsi basaga 8,000 bose. Ubwo wari burugumesitiri wa komine Gikoro Bisengimana Paul afatanyije na Mukemba wari umushoferi wa komine ndetse kandi na Makomba wari umukangurambaga w'urubyiruko. Abangaba bakaba bari ku isonga mu bwicanyi bwahabereye muri iyo komine. Iyi komine ya Gikoro kandi ikaba yari iyobowe na burugumesitiri Bisengimana. Hakaba nawe kandi wayoboye ubwicanyi ku itariki 12 ndetse n'itariki 13. Uyu Paul Bisengimana akaba yarayoboye interahamwe zikabanza gukorera abakobwa ndetse n'abagore ibikorwa by'urukozasoni ndetse kandi bakafatwa no ku ngufu, maze nyuma izo nterahamwe zikabica bose. Uyu Paul Bisengimana kandi akaba yaraje kuburanirwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho igihugu cy'u Rwanda TPRI, akaza kwemera ibyaha byose yakoze n'ubwicanyi buhambaye yakoze. Akaba yarakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 15 y'igifungo. Ku itariki kandi 13 ndetse na 14 muri Mata mu 1994 mu murenge wa Kanyinya kandi naho akaba wari umunsi w'imiborogo ku batutsi bose bari bahatuye ndetse kandi n'abandi batutsi bose bari bahahungiye. Mu murenge wa Kanyinya hahoze ari komine ya Nyarugenge. Kuri iyo tariki akaba hari hahungiye abatutsi benshi bari bavuye mu murenge wa Jari ndetse bamara kugera kuri uyu murenge wa Kanyinya uwari konse waho akaba yari Nzabamwita Joseph akabasaba yuko babwira n'abandi bose b'abatutsi bataricwa bose bakaza bwango mu kugira ngo bashe kubarindira umutekano, bitewe n'uko Nzabamwita Joseph wari konse waho yabizezaga yuko aho hantu bose bari atekanye ndetse kandi nta kintu babasha kuba mu gihe cyose baba bahari. Interahamwe ndetse n'abicanyi bamaze kubona ko abatutsi bari bavuye mu murenge wa Jari bamaze gukusanyizwa aho ngaho kandi n'abandi batutsi bateganywaga yuko bari buhaze. Konse wari we Nzabamwita Joseph akaba yarabwiye abatutsi bose bari bakusanyijwe aho ngaho yuko bagiye kubashakira abajandarumuri ngo kugira ngo abajandarumuri bashakire aho babashyira ngo ndetse kandi yuko ari kubacungira umutekano, akomeza kubizeza yuko umutekano wabo ugomba kugenda neza kandi nta kintu bari bube bari aho ngaho. Gusa ibi bikaba byari inyuma bikomeye by'uyu mukonse Nzabamwita Joseph, ahubwo akaba yaragiye guhamagara abicanyi ndetse n'interahamwe kugira ngo baze batsembe abatutsi bose bari bakusanyijwe hamwe mu buryo bwo kugira ngo batabacika. Konse yamaze kuzana izo nterahamwe ndetse n'abicanyi baraje babwira abatutsi ko babajyanye ahitwa Ikana ngo mu gakombe kawo kari hagati y'imisozi bakabarindiramo kuko nta nterahamwe zari kuhamenya byoroshye. Bakimara kandi kubageza muri ako gakombe interahamwe zabatemaguye ijoro ryose ntibyashiraho. Zimwe mu nterahamwe ndetse n'abasirikare bari gukora ubwo bwicanyi muri ako gakombe bafata imuri bazamuka ku misozi mu kugira ngo babashe kureba yuko nta mututsi n'umwe ubasha gucika aho ngaho kugira ngo bahite bamurasa. Iryo joro ryose ryabaye ijoro ry'umwijima ku batutsi bose bari bakusanyijwe muri ako gakombe kandi bahiciwe. Gusa akaba hararokotse abana bagera kuri 4 bonyine gusa, nabo kandi bari bari kumwe n'imirambo y'ababyeyi babo, nabo kandi bahindutse amaraso rwose. Interahamwe zikaba zarageraga ngo nabo bapfuye. Twibuke twiyubaka. Turi kwibuka ku nshuro ya 51 Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Twibuka kandi inzirakarengane z'abatutsi zishwe zikicurwa agashinyaguro zizize ubwoko bwabo ndetse batahisemo ubwo bavukaga. Ndagushimiye cyane kandi wowe kuri iki kintu kiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.